Murakoze kuba mumpaye umwanya. Amazina ni Ninyana Yosuwa. Nanjye ndi umuvugabutumwa gukunda karago, gukunda agasambi. Aya masaha rero Uwiteka yifuje ko tuganira mu jambo ry'Imana. Narihaye umutwe uvuga ngo ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Aya masaha tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu Bami ba kabiri ibice 13 umurongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Nuko ako kanya arazuka, arabaduka. Mvugira uti amen, aleluya. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Tugiye gusoma irindi jambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri ibice 4 guhera ku murongo wa 32. Vuga uti amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko Elisa araza, yinjira mu nzu ye, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka. Vuga uti amen. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ari ibyapfuye ku buzima bwawe, ariko Yesu agiye kubizura. Ari ibyaboshwe ku buzima bwawe, ariko ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ari ibyangiritse, ari ibyahombye, ari ibyariwe n'inzige, ariko Yesu aramanutse aje kubohora. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Hariho abajyaga gushingura, barabuka igitero kimwe. Wenda baragutaye mu buzima bwawe, ariko Yesu si yagutaye. Baraguhamba bagira ngo bagutaye kuri Satani, kumbi bagutaye mu byawe, bagutaye kuri Yesu. Basanga Yesu aragufite. Mwene data, ari ibyawe byanyazwe, ari ibyawe byahambiriwe, ariko Yesu yaje kubibohora. Vugira uta amen. Cyangwa byakunda, ari isanduku y'isezerano iri iwawe, ari agakiza kari iwawe, ari icyerekezo kizima Yesu yaguteguriye. Ngo nuko Elisa, Abisiraheli barwanaga n'Abamowabu, kuko Elisa yari yarakoreye Imana. Elisa afite amavuta, Elisa afite agakiza, ariko Abisiraheli bahinga bakeza, basarura bikemera, bakajya bigakunda. Bahinga ingano bikemera, bavuga utamera bikemera, baga ikirayi kikamirika, Mwuka Wera agatembera. Ariko bigenze nyuma yabyo, ibintu byose birapfa. Ari ibyapfuye ku buzima bwawe, ari ibyangiritse, ariko Yesu aje komora, Yesu aje kubaka. Aya masaha mwene data, Yesu aje komora. Aya masaha mwene data, Yesu aje guhoma. Ari ibyaguye n'ingesi, ari ibyariwe, aleluya. Yabwiye Habakuki, yewe Habakuki we, hagarara ku munara urindire icyo navuganye nawe. Hagarara ku munara, hagarara ku birindiro, hagarara ku mfatizo. Yesu yamanutse. Nubwo bukeye Elisa arapfa, akimara gupfa, Abamowabu batangira kuja gusarura mu Bisiraheli, batangira kubanyaga, batangira kubiba. Ngo bukeye maze Elisa akimara gupfa, abazimu bagira ngo baradufite ijambo, abadayimoni bagira ngo badufashe, bagira ngo batumize bungure. Kumbi Yesu ari kumwe natwe.
akantu nakunda cyane, iravuga ngo ntabwo byoroshye ko abana banje basenze Imana bakinjira ubuvumo, bakinjira rubangi, bakazamuka mu butayu, bakaja mu maganya, ko bicwa n'inzara, ko babaho nabi, ariko Imana ije kuzura wowe wihanganye mu kigeragezo, wowe wemeye ugashikama kuri Imana yacu. Noneho Imana iravuga ati kaze nkwereke kugira nemeze n'abantu bita abayuda ataribo, kapfisha umuntu mu Bisiraheli. Ubu niho n'igitangaza, Imana iragenda irabareka ipfisha umuntu umwe. Bukeye bwaho baja guhamba, bagiye guhamba n'ibitero biba biraje, iravuga ati nimuze mutere, nimuze mutere, nimuze mutere. Baraza baje gutera, Yesu nawe aramanuka aravuga ati mwana wanje, yewe Elisa we humura, hari icyo Imana yavuganye nawe, yewe kwitonda, yewe kwihangana, hari icyo Imana yavuganye nawe, yewe mukirisitu komera shikama, shaka imbaraga z'umwuka wera, ari ibyo Imana irazura. Nuko baja guhamba, bagiye guhamba, bari kugenda babonye igitero kimwe, barabutswe. Noneho babandi bagiye guhamba baravuga ati uyu mupfu ntago yatwica, uyu mupfu ntago yaturusha. Abantu baragutaye, abantu barakujugunye, abantu barakwanze, abantu barakwangirize, iwanyu barakwanga, mu miryango barakwanga, ariko Yesu nyiribihe byose, Yesu ufite imbaraga, ntago yagutaye. Baramutaye, bakimara kumuta, Yesu nawe aramanuka mwijuru, barabyumva mwijuru, buzura umwuka wera, ati cingiye kuri mwana ko yabanye nanjye, akankurikira, akanumbira, ari icyo ndakora. Ari Imana izura ibyawe mwene data, ari Imana ibihuma, ari Imana ikurengera, ari Imana ivuga ati ngo baho bikemera. Umva Imana rata mwene data, umva Imana, iyi ni Imana ishoboye byose. Noneho maze bakimara kumuta, aragenda aragwa, akiguye abaguye mu magufa ya Elisa. Akimara kuyagwamo, ubu yari yaguye mu gisubizo cye, yaguye mu gitangaza cye, yaguye mu mugisha we, yaguye mu mwuka wera. Baramureka, baramureka. Yesu aravuga ati nimuze mw'abasirikare mwe, nimuze, nimuze mbareke, nimuze. Arabareka. Uwo umupfu araryamye, yambaye ubusa byose, arabareka baraza. Yesu aravuga ati mwana wanje cyo haguruka. Agihaguruka babasirikare bose babarirutse, akavuga ati bene data, oya we, ngo ya Mana y'Abisiraheli yatangiye kuzura abapfu, ya Mana y'Abisiraheli itangiye kuzura abapfuye, ya Mana y'Abisiraheli itangiye kwirukana abazimu, ya Mana y'Abisiraheli itangiye kuzura ibyapfuye, ya Mana y'Abisiraheli irakomeye nirubasha. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Mana ya Dawidi, are Mana ya Yakobo, gucaha kwawe kwatumye amagare y'amafarashi ngo bisinzirira kuwera. Ari byasinziriye ku buzima bwacu no kuno kanya, ari byaryamye, ari byihaye ijambo. Yesu yabyambuye ijambo, Yesu yagutabaye. Vuga amen. Amahanga garabimenya, hanze bakabimenya, abo muri kumwe bakabimenya, bagahiruka ati ni Imana. Imana yatabara bucya. Abasirikare bariruka, bahura imishwaro, baragenda, barambuka. Imana ari ibintu bigiye kwambutsa umupaka kugira utabarwe. Mu kwihangana kwawe ari ibintu bigiye kwambuka imipaka, mu kwihangana kwawe ari ibintu bigiye kuzura, mu kwihangana kwawe ari ibintu bigiye gucishwa bugufi, mu kwihangana kwawe ari imbaraga z'imirisindi, mu kwihangana kwawe ari imigozi igiye kuzitura. Imana igiye kukubohora, wowe uhambiriwe, wowe uziritswe. Mwene data tuvugana aka kanya, Imana yawe ntabwo yagutaye, kuko muri kumwe. Imana yawe izabana nawe, Imana yawe izakwambutsa mu bihe bikomeye. Nubwo turi mu bihe bigoye, ariko ari Imana yawe muri kumwe, ari Imana yawe igushyigikiye, ari Imana yawe igufashe, ari Imana muri kumwe. Tumbira mugenzi wawe mwicaranye, umubwire ngo Imana irakunda, fasha aya masaha, imbaraga zawe z'Uwiteka ziguhameho. Ngo bukeye twabonye iri jambo rivuga ngo bukeye Elisa araza,
ijambo ry'Imana, uyu Elisa yaba ari kumwe na Gihazi, barajyanaga bagiye kuvuga ubutumwa, bakajyana bagiye kuvuga Imana, bakajyana ahantu hose gutama. Ariko umushunemukazi abibonye, abona ko aba bantu bahora baraca hano baragendagenda, abona ko aba bantu batahora baranyuriwe, abona yakora ikintu cy'urukundo. Aravuga ati ntabwo nabyemera ko abantu b'Imana bakubitwa n'umwuma, ntabwo nabyemera ko abantu b'Imana babura amazi yo kunywa. Aravuga ngo nanjye ngiye gukora igikorwa. Vuga bwira mugenzi wawe ati uyu mubyeyi yari afite iyerekwa n'ukuri, yari afite mwuka wera muri we umuyobora, yari afite inkomezi muriho, yari afite imbaraga z'umwuka wera. Ayiwe vuga uti amen. Aravuga ati uyu muntu kamuzane kanakura umugabo wanje, uyu muntu tumushyire hara hejuru ntacyo bitwaye. Baramufata ati mukozi w'Imana, mbabarira ngusaba akantu gatoya, wambabarira ukaza ukaja urahara mu nzu yanjye, ukaja uraza ukararamo ukabamo bikagenda neza. Maze Elisa aravuga ati nta kibazo. Elisa aragenda bamuha umwami, baramuzamura. Bamaze kumuzamura rero, Elisa aragenda yinjiramo, aja mu nzu arasenga. Elisa agaturuka rubangi agahamagara Imana, agaturuka mu buvumo akastaha muri ya nzu akagenda akajamo. Ariko agiye kureba asanga ari ikintu kimwe kibura mu rugo. Yesu yaje kureba asanga ari icyapfuye kiri kuburi wawe. Yesu yagiye kureba asanga ari iwawe byangiritse. Aravuga ati mwene data, kingiye ko ari icyo kuba muri uru rugo, ari cyo ngiye kuguha. Yesu ikintu yakoze, Elisa aravuga ati mubyeyi, kindi iki gihe, aravuga ati mubyeyi ushaka iki nguhe iki? Aravuga ati byose ndabifite, ari amafaranga ndayafite, ari ubwami ndayoboye. Elisa aravuga ati nubwo bifite ariko ari ikintu ubuze. Muri wowe ari ikintu wabuze, haranira kukibona. Muri wowe ari ikintu ukeneye, haranira kukibona. Kiranuka gusa, ibindi Yesu azabikongerera. Noneho maze Elisa akimara guce kuvuga ati ikindi kigihe nzagaruka ukikiye umwana, aragenda yigira ku musozi, agenda guma igihe kinini. Iminsi zihize wa mwana barakuze. Wa mwana akimara gukura bene data, noneho umwana aragenda ari kumwe na se n'abagaragu, atangira gutaka ati papa we umutwe urandiye. Avuga ati mumujanire nyina nawe amufashe. Ati mama, umutwe wa mwana abapfiriye mu maboko ya nyina, biba birarangiye. Akimara gupfira mu maboko ya nyina birangiye, atabaza Imana, atabaza ijuru, atabaza mwuka wera. Aravuga ati ngiye guceceka, umugabo wanje nabimenye, abo turi kumwe nibabimenye, muzamure kuri bwa buriri. Aragenda umubyeyi aramuzamura, azamura wa mwana kuri bwa buriri amurambikaho. Aragenda ku musozi, avuga ati ye mugaragu tugende aho ngiye kureba. Aragenda arazamuka, akihagera asanga Elisa ari gusenga, asanga Elisa ari mu mavuta. Aragenda aravuga ati mukozi w'Imana, uje kumanurira biriya nari ndi kumwe nawe? Uje kumbwira ngo ati ngiye gukikira umwana nari ndi kumwe nawe? Nuko Elisa Imana imuhisha ibanga, ariko nyuma arabimenya. Elisa aravuga ati Gihazi, fata inkoni yanjye ugende, ariko nguhaye gasopo, ugende urambure ku maso h'umwana. Ntihagire umuntu usuhuza, ntihagire umuntu uvugana nawe, ntihagire umuntu ubyira iby'Imana, ntihagire umuntu n'umwe uramutsa. Ugende uyirambure ku maso h'umwana, arakira.
nuko Gihazi aragenda, ariko wa mubyeyi aravuga ati ndakurahiye Imana ya Yakobo singusiga. Nabo mwene data, ntugasiga Imana. Nubwo Imana yatuma marayika, wowe hamagarira Imana, hamagara Yesu yiyizire, nirakora ibidasanzwe. Yesu naza iwawe birahinduka, Yesu naza mu baturanyi birahinduka, Yesu naza arakuzamura kwamamaze, Yesu naza uraba ufite imbaraga z'umwuka wera, aravuga ati ndakurahiriye singusiga. Nawe Yesu numusige, Yesu nawe numusige. Nuko Elisa Gihazi aragenda, akigenda ababonye hari umuntu ngo runaka, uziko bambwiye ko ngene nkora ibitangaza, uziko bambwiye ko ngo nje kuzura, uziko bambwiye ko ngo nje kujya, uziko bambwiye ko ngo ngenda muri inkoni ku maso h'umwana arahumuka runaka. Gihazi aragenda arambuye inkoni biranga, ashira ku maso h'umwana biranga, afata umwana aracugusa arakubita ngo kanguka. Ni ukuvuga ngo haleluya, ari igitambitse mu mugisha wawe bimeze nka Gihazi, ari ibyitwayemo bimeze nka Gihazi, ari ibyahagaritse amasezerano yawe bimeze nka Gihazi, cyarayazamutse. Nuko maze Elisa aragenda, Gihazi aravuga ati mukozi w'Imana, ibyo wambye ntago byabaye. Elisa mwambura inkoni, ari ibyo Imana igiye kwambura inkoni, ari ibyo Imana igiye kwambura ububasha, ari ibyo Imana igiye kwambura ububasha ku buzima bwawe, kuko wihanganye ugashaka Yesu ugakiranuka. Ari ibyo Imana igiye kwambura inkoni, ari ibyo Imana igiye kwambura ububasha. None Elisa aragenda, yinjira muri ya nzu arikingiranya, yinjiramo asanga umwana ajya kuri bwa buriri, asanga yapfuye, arikingiranya. Akimara kwikingiranya arakinga, yinjira mu nzu, arigenzagenza, arahamagara ati Uwiteka mbabarira uyu munsi ntunkoze isoni, ati Uwiteka mbabarira uyu munsi ukora igifatika, ati Uwiteka mbabarira uyu munsi uzura ibyapfuye, ati Uwiteka ni wowe wasana, ni wowe wahoma. Imana nayo iri mu ijuru yumva gusenga ku batafite shinge na rugero. Mwuka we aramanuka aravuga ati mwana wanje, nshingiye ko ufite umutima wo gukiranuka, nshingiye ko kushaka kureba mu maso hanje, ngiye gukora igitangaza kivugira mu bantu babibone. Imana haleluya. Mwiza we haravuga ngo ayiwe Uwiteka ngo uduhe ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abatwanga bakirebe bakibure. Ari ibimenyetso Yesu agiye kuzana, ari ibimenyetso Yesu agiye kuzana kugira abakwanga, abagucira inzara bakibone kivugira. Elisa arigira, amurambararaho, umunwa ku munwa, amaboko ku maboko, amazuru ku mazuru, ayiwe inda ku nda, amaguru ku maguru, amurambararaho heza. Agiye kumva, yumva Imana yakoze agasha, yumva umwana atangiye gushyuha, ibyaba biri gushyuha, ibyaba bitangiye gutogota. Mwene data, ibyaba biri gushyuha, ibyaba bigeze finali, ni handi biri kubira, ni handi biri gutogota. Yumva umwana atangiye gushyuha, yumva birahindutse, arahaguruka n'ibyishimo byacu, aravuga ati kuko umwami Imana asantabara, nicyo gitumye nka mwara mu maso hanze hakomera. Ako kanya yumva umwana atangiye gushyuha, aravuga ati byanga byakunda, ndikumva hari icyerekezo kizima, ari ikimenyetso kirenga kine kuzaturengera. Yumva umwana atangiye gushyuha, arongera amujaho, arapfukama arasenga ati Uwiteka, nshingiye ko wabanye nanjye ngiye kuburara, nshingiye ko wampaye inzu, nshingiye ko wanyubakiye, nshingiye ko wandengeye, nshingiye ko uri kumwe nanjye, aya masaha wigaragaze. Akibivuga umuhungu yitsamura karindwi, bisobanura ngo ikimenyetso cyuzuye
kirabaye, igitangaza kirakoretse. Imana ije ku buzima bwawe, nayo iraje ikora ibidasanzwe, ikora ibyemewe. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Mu yandi magambo, nugira ikibazo kigumane n'Uwiteka. Nugira ikibazo gihisha abaturanyi bawe. Nugira ikibazo gira ibanga ryawe, kuko Imana ireba iryo banga igahita izura ibyapfuye. Imana ireba ibyangiritse igahita ibihoma. Imana yo mu ijuru ishoboye byose, ni data wa twese mwiza, ni ubuhungiro bwacu. Ayiwe umwimye aravuga ngo nshingiye aho wadukuye, ngo twagiriwe ubuntu budasanzwe. Turabyibuka twari mu butayu bukomeye cyane, twararaga ku mihanda tukiyahuza ibiyobyabwenge, ariko tukimara kumva Yesu abaramanutse, Yesu akora iby'ubutwari, Yesu akora ibikomeye, Yesu aromora, Yesu arasana. Mwene data, ayiwe ari Imana yomora ibyangiritse, ari Imana ivura. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ceceka agahinda nakubusa, Yesu yaje ku bwawe. Kurira ni iby'ubusa, Yesu yaje ku byawe. Mwene data, kunda ijambo kurusha ibindi byose, kuko Yesu afite imbaraga. Ari umutima yaguteguriye, ari imbaraga z'umwuka yaguteguriye, ari igitangaza yaguteguriye, ari ukuboko kw'Imana kukuriho. Ayiwe ari Mwuka Wera uri kumwe nawe. Mu yandi magambo, mwene data, shikama, komera, guma ku ruregerero, ntusigare, guma ku rufatiro, ntuhunge, guma aho ngaho, ntutane. Aleluya, 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 aleluya. Oya, iyo byumva neza mwene data, utere haleluya neza, nta kintu kiri kukubyiga. Utere haleluya neza, wibonemo mugenzi wawe. Utere haleluya neza, ugire urukundo. Utere haleluya neza, ufashe abababaye. Utere haleluya neza, wumva agakiza k'Imana. Aya masaha mwene data, Imana igiye kuzura ibyawe byapfuye, igiye kubizura. Imana igiye kubizura, Imana igiye kubana nawe, Imana igiye guhoma, Imana igiye gusana. Iri jambo nari mfite ni mwene data, ariko uryumve urikurikize. Tugiye gusenga Imana. Mwene data, Imana igiye kuzura ibyawe. Nawe cya bugufi aho uri, usenga Imana, uvuga ati Uwiteka, nanjye zura ibyanjye. Ndibutsa ari ibyapfuye, ari ibyangiritse, ari ibyariwe n'inzige, ari ibyariye n'akagungu, ari ibyangiritse ku buzima bwanjye. Nanjye bizure, nubizura nzagushima. Mwene data, nukuri nshingiye ku Imana ihemba, nshingiye ku Imana ifasha ababaye, nshingiye ku Imana ikura umuntu. Nawe mwene data, araho Imana izagukura, kandi araho izakugeza, araho Imana izakwicaza hejuru cyane ku munara. Yabwiye Habakuki ati yewe Habakuki we, hagarara ku munara urindire icyo navuganye nawe. Nta yandi mahoro wabona atari Yesu, nta bindi byishimo wabona bitari kuri Yesu, nta munezero keretse muri Yesu, nta mahoro keretse Yesu. Byanga byakunda, Yesu aragukunda, nagakwanga. Tugiye gusenga Imana. Mwene data, nawe wisengera, nawe usaba imbaraga, nawe usaba kurengerwa, nawe usaba agakizwa, nawe usaba Uwiteka uburinzi ku Mana yawe. Iragukunda, ikwitayeho. Mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yacu, uri Imana y'ubutwari, uri data wa twese mwiza, uri ubuhungiro bwacu, uri ibuye rikomeza imfuruka. Aya masaha turagushimye, aya masaha turaguhimbaje. Ijambo ryawe riravuze ngo ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ari ibyapfuye ku buzima bwacu, ari ibyangiritse, ariko ni wowe wabihoma, ni wowe wabisana. Ari icyo wakora bigahinduka, wadukuriraho bagihazi, bafunga imigisha yacu. Urakoze kubyumvishije, urakoze kuri kumwe natwe. Mu izina rya Yesu, amen.